Nitwa Murekatete Brigitte, nkaba ndi umukozi wa Nidoro. Nidoro ni ihuriro ry'imiryango y'abantu bafite ubumuga mu Rwanda. Nkaba nshinzwe n'umushinga ugamije guteza imbere imigirire cyangwa imigenzereze idaheza abantu bafite ubumuga mu Rwanda. Ni umushinga duterwamo inkunga na guverinoma y'Ubudage BMZ ndetse n'umuryango w'Abadage witwa CBM. Ni umushinga watangiye mu mwaka wa 2019 ukaba uzarangira mu mwaka wa 2022. Ni umushinga dukora ku rwego rw'igihugu ndetse no mu nzego z'ibanze mu turere dutanu ari two Burera, Gisagara, Kicukiro, Ngoma na Nyamasheke. Intego y'uyu mushinga ni uko uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga bwubahirizwa nk'uko amasezerano mpuzamahanga ku burenganzira bw'abantu bafite ubumuga abiteganya. Mu by'ingenzi dukora muri uyu mushinga harimo kubaka ubushobozi bw'inzego zitandukanye, gukora ubuvugizi ndetse n'ubukangurambaga kugira ngo uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga bwubahirizwe. Ni muri urwo rwego hateguwe imfashanyigisho ku burenganzira bwa muntu muri rusange ndetse no ku burenganzira bw'abantu bafite ubumuga by'umwihariko. Iyi mfashanyigisho tukaba twarayifashijwemo n'abantu benshi batandukanye. Turi kumwe na Niwe Rukundo Claude, umuyobozi mukuru muri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ushinzwe guteza imbere uburenganzira bwa muntu. Turi kumwe kandi na Twagirimana Eugene, umuyobozi wa porogaramu ishinzwe iterambere ridaheza rishingiye ku muryango. Turi kumwe na Donatilla Kanimba, umuyobozi nshingwabikorwa w'ubumwe nyarwanda bw'abatabona. Turi kumwe kandi na Muhire Simon Pierre, ni urubyiruko akaba akora mu muryango Uwezo Youth Empowerment, umuryango ugamije kubakira ubushobozi urubyiruko n'abantu bafite ubumuga. Hanyuma turi kumwe kandi na Majyambere Liberal, ni umuyobozi nshingwabikorwa w'urugaga nyarwanda rw'abavoka mu Rwanda. Tubahaye ikaze. Nitwa Niwe Rukundo Claude, nkaba nkora muri komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu. Ndi umuyobozi ushinzwe guteza imbere uburenganzira bwa muntu. Uburenganzira bwa muntu ni bya bindi byose umuntu yemerewe gukora cyangwa gukorerwa bituma agira agaciro, akabana n'abandi neza kandi akiteza imbere, ariko ibyo byose bikaba byemewe n'amategeko. Ariko amategeko ntaduha uburenganzira bwa muntu. Uburenganzira bwa muntu tuyagira kubera turi abantu, dufite kamere muntu, ariko amategeko araburinda. Uburenganzira bwa muntu bugaragara cyane mu masezerano mpuzamahanga ndetse no mu mategeko y'igihugu. Amasezerano mpuzamahanga igihugu kiba cyaremeje kikashyiraho umukono kandi kikayemeza burundu ku buryo ashyirwa mu mategeko, abarwa mu mategeko y'icyo gihugu. Uburenganzira bwa muntu bwatangiye kwitabwaho kuva kera, ariko texte ya mbere y'uburenganzira bwa muntu igaragara yari ihuje ibihugu byose n'amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu. Itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu ryemejwe n'umuryango w'abibumbye mu 1948. Yitwa itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu kuko ibihugu byemeraga ibirikuyemo, ariko kandi atari itegeko rifite imbaraga. Ni ukuvuga yuko ibihugu byagombaga kurishyira mu bikorwa kubera ubushake no gushaka guhuza n'ibindi bihugu mu gushyira mu bikorwa ibyari bikubiye muri iryo tangazo. Ibihugu ntabwo byarekeye aho, byatekereje yuko ari ngombwa ko bishyiraho amasezerano mpuzamahanga afite imbaraga atuma buri gihugu cyose kiyashyira mu bikorwa. Maze amasezerano mpuzamahanga ya mbere yasinywe n'ibihugu byose bikayemeza aba ari ayo mu 1966, ariyo amasezerano mpuzamahanga
yerekeye uburenganzira mu by'imbonezamubano na politiki. Muri ayo masezerano hagaragaramo uburenganzira umuntu afite k'umuntu ku giti cye atuma abana neza na mugenzi we ndetse akabana neza n'ubutegetsi bw'igihugu cye. Ni amasezerano agaragaza amasezerano yo kubaho, amasezerano yo kugira ubuzima gatozi, amasezerano yo kugira uruhare mu miyoborere y'igihugu, amasezerano yo kuticwa urubozo, amasezerano yo kudafatwa k'umucakara, amasezerano nk'ayo ngayo arinda umuntu ibikorwa bya mugenzi we cyangwa ibikorwa bya leta byamuhungabanya ku giti cye. Amasezerano ya kabiri nayo yasinywe mu 1966 ni amasezerano ajyanye n'ubukungu, imibereho myiza n'umuco. Iyo ni amasezerano agaragaza ibyo leta igomba umuntu kugira ngo agire ubwo burenganzira bwe. Ubundi babyita ngo ni amasezerano agizwe n'imyenda leta ifitiye umuturage. Amasezerano ajyanye no kugira amasezerano yo uburenganzira ku murimo, uburenganzira bwo kwivuza, uburenganzira bwo kwishyira hamwe ku bakozi, uburenganzira bwo kugira uburenganzira ku mutungo wawe bwite, uburenganzira bwo kugira umuryango ukanarindwa. Ubwo ni uburenganzira butuma umuntu agira ka gaciro, bukaba bugizwe n'ibyo twita imyenda leta ifitiye umuturage. Ni ukuvuga yuko hari ibyo leta igomba gukora kugira ngo umuturage agere kuri ubwo burenganzira. Uko ibihe byagiye bihinduka niko umuryango mpuzamahanga wagiye urushaho guharanira uburenganzira bw'ibyiciro bitandukanye, kuko uko isi yagendaga itera imbere byagaragaraga yuko hari igice cy'abaturage kigomba ubundi burenganzira bwihariye kugira ngo nacyo cye guhezwa ku majyambere y'ibihugu abantu barimo. Niyo mpamvu hagiye hagaragara andi masezerano mpuzamahanga yagiye ashyirwaho umukono kandi akemezwa n'ibihugu ajyanye n'ibice bitandukanye by'abantu. Ubwo navuga uburenganzira bwo guca burundu ihezwa iryo ari ryo ryose rikorerwa umugore. Hariho uburenganzira, amasezerano mpuzamahanga yo kurengera umwana. Umwana ni umuntu arengerwa n'aya masezerano yose mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu. Ariko umwana tuba tuzi yuko umwana ntarakura mu bitekerezo, umwana ntarakura ku bijyanye n'imbaraga, bikaba bituma agomba kugira ubundi buryo bwongeyeho bwo kumurengera kugira ngo atazasubizwa inyuma no kuba afite izo ntege nke ari mu bitekerezo cyangwa ari ku mubiri. Niyo mpamvu umwana ntagomba gukoreshwa imirimo ivunanye, umwana ntagomba kuvutswa kujya mu ishuri, umwana ntagomba kudakorerwa uburyo yakura neza. Umwana agomba kubona ibimutunga bituma akura neza. Ibyo byose ni uburenganzira bwihariye bw'umwana kugira ngo akure neza, azagere igihe cyo kuba umuntu mukuru angana n'abandi bantu bakuru, atarasubijwe inyuma nuko atarengewe akiri muto. Hari andi masezerano mpuzamahanga ajyanye no guca burundu ivangurabwoko, abandi bakunda kuvuga ngo ivanguraruhu. Ni ukuvuga yuko byagaragaye ko hari ibihugu bimwe na bimwe abantu bafite ibara ry'uruhu runaka batekerezaga yuko badafite uburenganzira bungana n'abafite ibara ry'uruhu runaka, bigatuma bamwe bashaka kudaha uburenganzira abandi. Kandi mwumve yuko iyo mvuze ngo ivanguraruhu, kuvangura ntabwo ari bibi.
kuko n'ubundi umwe aba umuzungu undi akaba umwirabura, ariko tubyita ivangura iyo hari uburenganzira ufite uruhu runaka, ibara ry'uruhu runaka yabona kurusha ufite irindi bara. Naho ubundi abantu bahwanye, bamwe ni barebare abandi magufi, bamwe n'inzobe abandi barirabura, bamwe n'abazungu abandi n'abirabura, ariko ivangura riba ribi iyo hari ibara rikuvutsa ibyo wari ukwiriye, ubwo iryo vangura niryo riba ribaye ribi. Hari andi masezerano mpuzamahanga n'ubundi yakomeje kujya asinywa ajyanye n'abakozi b'abimukira, n'abakozi b'abimukira n'imiryango yabo. Ni ukuvuga yuko uko imipaka y'ibihugu yagendaga ifunguka, abantu bavaga mu bihugu bakajya gukora mu bindi. Byabaye ngombwa rero yuko hajyaho amasezerano mpuzamahanga arengera umukozi wavuye iwabo akajya gukora mu kindi gihugu, kuko imipaka ifunguye bigatuma abaho nk'umwenegihugu w'icyo, afatwa nk'umwenegihugu w'icyo gihugu yagiye gushakamo imirimo. Ayo yose ni amasezerano yagiye ashyirwaho, amasezerano mpuzamahanga yagiye ashyirwaho n'ibihugu kugira ngo umuntu wese agire uburenganzira bureshya n'ubwundi. Uburenganzira bwa muntu umuntu abufite kubera afite agaciro ntagereranywa, agaciro utagereranya n'ak'ikindi kintu cyose, kandi tukaba tugafite ku buryo bureshya, kandi tukaba nta mpamvu n'imwe yatuma dutandukanywa. Niyo mpamvu rero ayo masezerano yose yagiye ashyirwaho kugira ngo umuntu aho ari hose yumve ko afite uburenganzira bwe, kandi yumve yuko ntagomba kumutandukanya n'undi. Andi masezerano yashyizweho ni amasezerano ajyanye n'abafite ubumuga, amasezerano arengera abafite ubumuga. Iyo umuntu afite ubumuga ubwo ari bwo bwose ni umuntu wuzuye nk'ubundi. Niyo mpamvu hagizeho amasezerano kugira ngo atazatandukanywa n'abandi bantu, iyo tandukaniro rishingiye ku bumuga yaba afite. Ni ukuba yuko agomba kurengerwa n'andi masezerano mpuzamahanga n'ubundi burenganzira afite, kugira ngo agire ububasha bwo kugira uruhare mu bimukorerwa no kubikorerwa umuryango we n'igihugu muri rusange, bihereye ku bumuga afite. Kugira ubumuga ntabwo ari kutagira icyo ushoboye. Kugira ubumuga ni ukugira uburyo bwo gukora mu bundi buryo ibyo ushoboye. Andi masezerano ushobora kuvuga ni amasezerano yo guca burundu iyicarubozo. Iyicarubozo cyangwa guhabwa ibihano bindi by'ubugome bukabije cyangwa ubugome butesha umuntu agaciro, ni amasezerano nayo yashyizweho umukono kugira ngo abantu iyicarubozo ricike. Muzi iyicarubozo yuko ari igikorwa gikorerwa umuntu akavuga cyangwa agakora icyo atarashaka gukora cyangwa atarashaka kuvuga. Ni ukuvuga yuko umuryango mpuzamahanga wasanze hari za leta zikoresha uburyo bw'iyicarubozo kugira ngo zivane amakuru mu bantu, zivane abantu bavuge ibyo batari bagomba kuvuga cyangwa bihamye icyaha batakoze. Ariko umuryango mpuzamahanga washyizeho amasezerano yo kurwanya iyicarubozo kugira ngo umuntu wese abe afite umutekano ku mubiri we no mu mutwe, ye kwicwa urubozo kubera kuvuga icyo atarakwiye kuvuga. Ndatekereza yuko amasezerano ya ngombwa y'uburenganzira bwa muntu uko ari 8 twaba tuyaciyemo, yose akaba ashamikiye ku itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu ryashyizeho umukono, ryasinywe ryemejwe n'umuryango w'abibumbye mu 1948. Iyo bavuze ngo itangazo mpuzamahanga uko ryaba rimeze kose, ntabwo ibihugu biba bifite inshingano yo kubishyira mu bikorwa,
ariko ubundi andi masezerano mpuzamahanga yose afite agaciro kangana, ndetse no mu gihugu cyayemeje kikashyiraho umukono kandi kiyemeza burundu, ayo masezerano mpuzamahanga aba afite agaciro kari munsi y'itegeko nshinga ry'igihugu. Ni ukuba yuko aba ari amasezerano mpuzamahanga afite agaciro gakomeye mu bihugu, kuko aba agomba gukurikizwa kuko igihugu cyayemeje, kandi ari inkiko, ari mu bugenzacyaha, mu bushinjacyaha, mu nkiko bagomba gukurikiza ibikubiye muri ayo masezerano mpuzamahanga. Dukomeye itegeko nshinga mu bihugu byose, itegeko nshinga niryo riba rikomeye. Murakoze cyane. Nitwa Muhire Simon Pierre, nkaba ndi umujene, nkaba mfite ubumuga bw'urutirigongo, abenshi bakunze kuvuga ko ari ubumuga bw'inyonjo. Nkaba mbarizwa mu muryango w'urubyiruko bita Uwezo Youth Empowerment. Ku burenganzira, urubyiruko bafite uburenganzira nk'abandi bantu muri rusange mu buryo bumwe cyangwa ubundi, aho nabo bakwiye kugerwaho na serivisi zitandukanye, aho nahera nko ku masezerano mpuzamahanga arengera abantu bafite ubumuga, nk'ingingo ya 19 aho igaragaza kubaho umuntu yigenga ndetse no kugira uruhare muri community, aho bigaragara ko urubyiruko rufite ubumuga narwo rukwiye kugaragara muri gahunda zigenewe abaturarwanda muri rusange, ibikorwa bibera muri community. Ariko tugarutse ku rubyiruko rufite ubumuga, kubaho bigenga biracyagoranye cyane cyane, kuko hari gahunda nyinshi bagiye babura mu mikurire yabo, mu mibereho yabo, ndetse uyu munsi iyo tuvuze kubaho umuntu yigenga ni ukuba afite icyo akora. Iyo tugiye rero kuba afite icyo akora, igihugu cyashyizeho gahunda zitandukanye zijyanye n'imyuga ngiro, aho umuntu yiga imyuga akaba yabasha kwihangira imirimo, ariko bikigaragara yuko urubyiruko rufite ubumuga bafite imbogamizi cyane cyane zo kugera muri ayo mashuri, imyigishirize yaho, amasomo bahatangira akenshi usanga biteguye mu buryo budahereza urubyiruko nyirizina rufite ubumuga kuba rwabasha kugera kuri ayo masomo. Rimwe na rimwe bitewe n'aho amashuri yubatse ndetse n'imyuga ihigishirizwa. Urugero, tubare TVET runaka ishyizeho imyuga y'ubwubatsi, hanyuma ukaza gusanga abajene bafite ubumuga ntabwo babasha kuhagera bitewe n'imbogamizi zitandukanye. Ikindi bitewe n'uko abenshi ayo mativeti arajya hasaba abantu gusoma no kwandika kuba babizi, ugasanga rero abajene bafite ubumuga benshi nta nubwo banabashije kugera mu mashuri kugira ngo babashe kwiga. Ibyo ngibyo bitujyana no ku ngingo ya 24 ivuga ku burezi, education, aho uburezi tuzi ko ariyo nkingi y'iterambere rya muntu, ry'igihugu. Niba rero umuntu atabashije kujya kwiga, atabashije kubona ubwo burezi buhamye, aho tubona ko akenshi abajene bafite ubumuga, turebye nk'abafite ubumuga bwo mu mutwe, abafite ubumuga bukomatanyije, n'abandi bajene bafite ubumuga butandukanye mu gihugu aho batuye, baracyahura n'imbogamizi zikomeye cyane cyane. Imbogamizi ya mbere ishingiye ku myumvire yabo bagenda basanga abatanga serivisi ku mashuri, kubigisha biracyari imbogamizi, ndetse na ya myumvire ituma abajene nabo ubwabo biheza. Icyo gihe nimvuga kwiheza k'umujene, wumve yuko nawe arabona ko sosiyete yamushyize ku ruhande, umuryango wamushyize ku ruhande. Abenshi tujya tuganira arakubwira ati nge natangiye P1 mfite imyaka 9, mfite imyaka 10. Ugasanga umuntu agiye kwiga afite imyaka 10 muri P1, arimo arigana na murumuna we, niwe bamuha ngo amutware. Iyo rero nawe amaje kwisobanukirwa, abenshi amashuri barayareka. Kwiga umuntu yisanzuye, kubona ibyo akeneye mu burezi ku ishuri, ese mwarimu afite ubushobozi bwo kwigisha ku buryo agira inclusive teaching learning, aho usanga kenshi abarimu nabo badafite ubumenyi buhagije ku burenganzira bw'abana bafite ubumuga. Abajene bafite ubumuga niyo bageze ku mashuri ntabwo barimo babasha kwidagadura nk'abandi bana. Nka kimwe
mu bikorwa biteganyijwe kubera ku ishuri ntibabyitabira. Ubwo rero umwana utakinnye, umwana utasabanye n'abandi, akenshi ahorana ipfunwe ryo guhora inyuma yabo, ryo kumva yuko n'ubundi nawe atari part of y'ibikorwa bibera ku ishuri. Uburezi rero biracyari imbogamizi, uburezi buhamye butanga icyo umuntu akeneye kugira ngo akibyaze umusaruro ageze ku ishuri. Mu burezi nanone ntabwo twakwibagirwa uruhare rw'ababyeyi bagira mu kugira ngo uburezi bw'abana butere imbere, aho nanone bikigaragara yuko ababyeyi babyaye urubyiruko rufite ubumuga nabo ubwabo ntibariyakira kumva yuko abajene bafite iwabo mu ngo bashobora kubagirira akamaro. Nabo rero baracyafite imyumvire ikomeye cyane, ariko amahirwe ahari nuko amategeko arahari, igihugu cyashyizeho amategeko, ahubwo haracyabura ubukangurambaga bwimbitse bugera mu miryango m'imbere bubasha gutanga umuti ku mbogamizi urubyiruko rugenda ruhura nazo. Nkomeje, akenshi iyo umuntu avuye mu ishuri twese tuzi ko abatekereza akazi, ndavuga ku ngingo ya 27 ijyanye n'umurimo. Aha rero abatanga akazi biracyari imbogamizi, ntabwo bafite icyizere mu guha abajene bafite ubumuga akazi. Iyo urebye cyane cyane uribaza uti se ugiye, reka dufate urugero nko mu turere cyangwa se mu mirenge no mu tugari, muri izi nzego tubona zegereye abaturage, kugira ngo ubonemo umuntu ufite ubumuga utanga serivisi umunsi ku munsi ku murenge, ku kagari, ku turere, biracyari imbogamizi zikomeye cyane. Aho unibaza uti se niba leta y'ubwayo idashyira imbaraga mu gutanga akazi ku bantu bafite ubumuga muri rusange, biracyari imbogamizi. Aho rero ku batanga akazi, ako navugaga ni akajyanye n'ibiro, akajyanye na serivisi zitandukanye abantu bakenera. Iyo rero tuhagarutse ku rubyiruko rufite ubumuga, gahunda yashyizeho gahunda yo kwihangira umurimo mu rubyiruko rufite ubumuga, aho ishyiraho ibigega nka BDF. Izo gahunda zose ni nziza cyane, zifasha urubyiruko kwibona ku isoko ry'umurimo. Ariko iyo tugeze ku rubyiruko rufite ubumuga, icya mbere nta makuru babona ku murimo, amakuru ajyanye n'urubyiruko rufite ubumuga cyangwa se urubyiruko muri rusange, ayo makuru ntabwo aboneka. Ibyo rero bigatuma no gushaka ayo mahirwe ahari bibabera imbogamizi ikomeye cyane, bituma akazi kataboneka. Ikindi, mu kwihangira umurimo leta irahugura cyane pe, ihugura urubyiruko, yashyizeho porogaramu nyinshi za Yego Center, aho abajene bamenya amakuru. Ariko iyo usuye ibyo bigo usanga n'ababirimo ubwabo batazi uburyo ki bafasha abajene bafite ubumuga kugira ngo babashe kuba bagerwaho n'izo serivisi z'umurimo. Bikaba rero ari ibintu bikigaragara nk'imbogamizi kuba abajene batabona amakuru. Noneho ikindi kintu buriya gitangaje ku rubyiruko rufite ubumuga, buriya urubyiruko rufite ubumuga ntabwo rwibona muri network z'urubyiruko muri rusange. Iyo urebye structure y'inama y'igihugu y'urubyiruko, biragorana cyane kuba wabonamo urubyiruko muri structure ya National Youth Council, ntiwabonamo urubyiruko rufite ubumuga. N'uburyo ki rwubatse, izo nzego zubatse kuva ku kagari, biracyari imbogamizi. Kandi tuzirikane ko gahunda zireba urubyiruko zinyuzwa muri channel z'urubyiruko. Urubyiruko rufite ubumuga, abantu nibatabihagurukira ngo bahuze imbaraga narwo rubashe kwibona muri movement z'urubyiruko nk'igihugu cyashyizemo imbaraga. Iyo urebye n'umukuru w'igihugu akunda abajene, ariko simpamya neza yuko wenda ababishinzwe nabo batabona ko urubyiruko rufite ubumuga rurimo rurabura muri movement z'urubyiruko muri rusange, kandi birakenewe. Hakaba rero hariho nasaba inzego zose zihuriweho, private and public sectors, ko bakorera hamwe kugira ngo nibura urubyiruko rufite ubumuga rwinjire muri structure y'inama y'igihugu y'urubyiruko, kugira ngo nabo babashe kugerwaho na gahunda zitandukanye zireba urubyiruko, kandi izo gahunda zibe ari gahunda zidaheza, ndetse gahunda z'icyerekezo cy'igihugu, aho zivuga ko nta munyarwanda n'umwe ukwiye gusigara inyuma. Murakoze.
Nitwa Donatilla Kanimba, ndi umuyobozi nshingwabikorwa b'ubumwe nyarwanda bw'abatabona. Kimwe mu byo twibandaho mu muryango w'abafite ubumuga bwo kutabona ni ugukangurira abanyamuryango bacu kumenya uburenganzira bwabo no gukangurira leta y'u Rwanda, ubwo ni ukuvuga abakozi ba leta, kumenya ko mu guharanira uburenganzira bw'abaturage, ni ukuvuga abanyarwanda n'abaturarwanda, bagomba kwibuka ko harimo n'abafite ubumuga bwo kutabona. Mu cyiciro cy'abafite ubumuga rero, haba ari abafite ubumuga bwo kutabona cyangwa se n'ubundi bumuga bwose, harimo abagore, harimo abana, harimo n'umuryango ariwo shingiro ry'umuryango rusange w'igihugu cyose. Umugabo n'umugore n'abana babakomokaho n'abavandimwe babo, ni ukuvuga abavandimwe b'ababyeyi, hanyuma n'abaturanyi babo ba hafi. Aba ngaba, uyu ni umuryango ari wo wa mbere ugomba kwita ku burenganzira bw'abawubamo. UNCRPD ibiteganya ni ukuvuga ngo abagore bafite ubumuga cyangwa se abakobwa bafite ubumuga bagomba koroherezwa mu mibereho, kubona uburenganzira bwo kwiga, kubona uburenganzira bwo gukura bagashobora kwigenga, noneho no koroherezwa mu mibereho kugira ngo ibibura cyangwa se imbogamizi bahura nazo mu buzima zishobora koroha. Ni ukuvuga ngo iyo dutekereza ku bikoresho bifasha umuntu ufite ubumuga gushobora guhaguruka agahagarara, niba ari ibikoresho agomba kwambara mu matako, bigomba gukorwa twibuka ko harimo n'abagore bazakenera kubyambara. Umugore ushobora kuzatwara inda agatwita. Nanone mu rwego rw'ubuvuzi tukibuka ko, tuvuge niba ari umugore ufite ubumuga bw'urutirigongo ruhengamye, niba azatwara inda mu buvuzi yafashwa ate kugira ngo azashobore gutwara inda kandi ayibyare neza nubwo afite urutirigongo ruhengamye? Cyangwa se niba afite ubumuga bwo kuba afite amaguru, ukuguru kumwe yenda ahari, cyangwa se amaguru yombi atari mu mwanya wayo, ibyo ngibyo bishobora kugira ingaruka ku buryo azatwara inda. Niba afite ubushobozi bwo gutwara inda akaba anabyifuza, yafashwa ate kugira ngo azashobore gutwara inda ayibyare bitagize ingaruka ku mwana atwaye? Icya mbere ni uko abana bafite ubumuga, igihe ari ubumuga umwana yavukanye bushobora gukosorwa, bwa buvuzi bukosora ubumuga, igiciro cyabwo nticyagombye gutuma umwana aheranwa n'ubumuga yashobora kuvurwa. Ubwo rero ni ukuvuga ngo leta zasinye UNCRPD zagombye gushyiraho uburyo bworohereza ubuvuzi ngo ubumuga bukumirwe. Ubumuga ubwo ari bwo bwose bushoboye gukosorwa, bushobore gukosoka. Hanyuma noneho ubudashoboye gukosoka, umwana azashobore kubana nabwo ubuzima bwe bwose. Ni ukuvuga ngo ntibizabuze umwana kwiga ishuri, azashobore kwiga ishuri nubwo afite ubumuga bwose, azashobore kwidagadura nk'abandi bana, azashobore gukina. Bivuga ngo tugomba no kwiga imikino abana bafite ubumuga runaka bashobora gukina kandi bakanezerwa niba bari ku ishuri hamwe n'abandi bana. Ikindi, abana bose bishobotse bagombye kurererwa mu muryango. Igihe bidashobotse, nanone imyigire y'umwana, kwiga k'umwana si cyo kintu kigomba
gushyirwa ku ruhande. Tugomba gukora uko dushoboye kugira ngo yige, kuko agomba gukura akazaba umuntu mukuru wibeshejeho, kugira ngo umwana azashobore gukura neza yitaweho n'ababyeyi. Dukunze kuvuga ngo nanone ababyeyi bagombye gusobanukirwa neza ubumuga umwana afite, akamenya n'uburyo bwiza bwo kumurera no kumwitaho. Ntabwo bisobanuye cyane muri UNCRPD cyangwa se nta buryo bwimbitse busobanuye, ariko iyo bivuze bityo biba bivuga ko buri leta yagombye gushyiraho uburyo bwo guhugura ababyeyi babyara abana bafite ubumuga budashoboye gukosorwa, cyangwa se igihe umwana yagize ubumuga akiri muto cyane. Muri kwa kumurera, ababyeyi be bagombye kumenya uburyo bwo kumwitaho. Ahangaha turavuga ngo niba umwana avutse afite ubumuga bwo kutumva, cyangwa se akagira ubumuga bwo kutumva akiri muto, umubyeyi yagombye kumenya ururimi rw'amarenga kugira ngo azatoze umwana kuvugana n'abandi kuva akiri muto. Bibaye byiza n'umuryango wose wagombye kumenya urwo rurimi rw'amarenga. Niba ari umwana ufite ubumuga bwo kutabona, umubyeyi yagombye gusobanurirwa neza kuva umwana akiri muto uburyo bwiza bwo gufasha umwana ufite ubumuga bwo kutabona gukura yisanzuye. Ikindi, niba nk'umubyeyi agize umwana ufite ubumuga bw'uruhu, nanone za mbogamizi zihezwa stigmatization, igihe abantu babavugaho ibintu bibi bituma umwana agira ipfunwe, mu muryango bagasobanurirwa neza icyatumye umwana avukana uruhu rusa rutyo, ibyo bagomba kumurinda kugira ngo atazarushaho kwangirika, kuko ahari yenda abantu benshi ntibabizi. Umuntu ufite ubumuga bw'uruhu rwera, iyo atitaweho cyane kuva akiri umwana, iyo amaze kugera mu myaka y'ubukure ashobora kugira kanseri y'uruhu akiri muto. Ni ukuvuga ngo atarageza imyaka nka 35, kubera ko atitaweho kuva kera. Cyangwa se ubumuga bw'amaso, kuko bose burya barabugira. Ubumuga bw'amaso bugakura bikageraho atagishobora kureba bitewe n'uko atitaweho. Ubwo rero umubyeyi yagombye kubimenya kuva kera kugira ngo ashobore kurera umwana we amurinda umubiri we gukomeza kwangirika kubera ubumuga afite. Ubumuga bwose rero bugiye bugira ibyo ababyeyi cyangwa se umuryango wagombye kumenya igihe umwana bugize akiri muto, kugira ngo arerwe arindwa gukomeza kwangizwa n'ubumuga afite, cyangwa se arindwa ihohoterwa, arindwa kuba umwana ukurana ipfunwe nk'aho ubumuga afite ari we wabwiteye. Ibyo ni ibintu buri muryango wagombye kumenya. Uburenganzira ku kugira umutungo, abantu benshi bafite ubumuga usanga barabonye ku mutungo w'umuryango bagombye kuburana, bagombye kubiharanira, ugasanga babyanganiye n'umuryango kubera ko bagiye kwishyuza umutungo wabo. Mu muryango bumvaga yagombye kuba ari aho ngaho nta mutungo afite, ahubwo akitwa ko azitabwaho na kanaka, yenda mukuru we cyangwa se musaza we abaye ari igitsina gore. Ugasanga rero wa wundi wahawe umutungo ngo azasigare yita kuri wa wundi ufite ubumuga, bigeze aho umutungo arawitwarira wa wundi ufite ubumuga aramwirukana. Yaza rero kubitubwira cyangwa aho agiye kurega, ugasanga bibaye ikibazo, nanone bitumye mu muryango bamwanga. Icyo kibazo kibaho cyane. Cyangwa se nk'abantu b'igitsina gabo, hari abagenda batubwira ko ngo umuryango wababujije, mbese bazanye umugore umuryango uramwirukana. Kuvuga ngo azanye umugore, araje abyara abana,
azabarera ate, azabareresha iki? Uwo ni uwo kutugora gusa, ngo uwo mugore ntabwo yaje agukunze, ngo ahubwo yaje kubera umutungo, arashaka umutungo. Ngo rero iyo bamubwiye amagambo nk'ayo ngayo, akenshi umugore arigendera, wa wundi ufite ubumuga agasigara wenyine. Aba yimwe uburenganzira bwo kubaka, bwo kugira urugo, nko gushobora kwigenga. Aba nimwe uburenganzira bwo kugira umutungo, kuko hari umuntu mu muryango babwiye ko ari buzagomba kumwitaho, ntashaka kumuha kuri wa mutungo bamusigiye. So ugasanga icyo ni ikibazo. Ubundi burenganzira ni uburenganzira bwo kwitabwaho mu gihe cy'amage, kwibuka gutabara abantu bafite ubumuga mu gihe cy'amage. Abayobozi b'ibanze akenshi nubwo baba bazi umuntu ufite ubumuga, tuvuge nk'umuyobozi w'umudugudu azi umuntu ufite ubumuga mu mudugudu ayobora, cyangwa se n'umuyobozi w'isibo azimo umuntu ufite ubumuga, ariko nta uratekereza ngo habaye ikibazo, habaye inkangu, uriya muntu twamufasha gute? Iyo aba babitekerezaga, bakwibuka kujya kubwira abantu muri urwo rugo ngo nimukore neza inzira igana ku muhanda kuva ahangaha. Niba ari umuntu ufite ubumuga bw'ingingo, muzashobore kumuzamura ahangaha, habaye hagize ikibazo kiba azabona uburyo bwo kugera ku muhanda, hanyuma mukaba muzi neza ngo tuzamutabara dute. Icyo kintu ntabwo tujya twibuka kugitekereza, nta nubwo tujya twibuka kugira inama wa muntu ufite ubumuga ngo niwumva bigenze gutya uzagana aha cyangwa uzagane hariya, uzabigenza utya. Ibyo bitekerezo ntitujya tubigira. Tuvuge nk'urugero, mu mazu menshi maremare y'imiturirwa haba hari inzira umuntu ahungiramo igihe habaye umuriro. Ntabwo ndabona njya mu ihoteli ngo hagire umuntu wibuka kumbwira ngo fire escape iri ahangaha. So habaye umuriro mu ihoteli, ubwo nagomba gutegereza uza kuntabara. Hatagize uza nahira, ariko babaye barambwiye ngo inzira yo guhunga umuriro irahana, ngiyi ni ukugenda gutya, yenda hari nasohoka nkabaza abandi biruka nti inzira irihe, hanyuma ariko nkabona uko njya kuri ya nzira. Ibyo ni ibintu tutajya dutekereza. Ku muntu ufite ubumuga bwo kutabona, yagombye kubona amakuru muri braille cyangwa muri audio igihe hari amakuru agomba gutangwa. Niba tugiye mu nama, hari igikorwa turiho twigaho, nagombye ko ubwo abandi babona impapuro, nagombye kukibona muri braille. Mu gihe n'abandi bose bakibonye mu buryo soft bw'ikoranabuhanga, ubwo nanjye nakibona muri ubwo buryo buri soft kugira ngo nshobore kukibona muri audio. Niba buri umwe asabwa kubyishakira kuri telefone ye ya smart cyangwa se kuri computer ye, icyo gihe nanjye nagishaka muri computer yanjye. Ariko hakaza ikibazo cy'uko ibikoresho ku muntu ufite ubumuga bwo kutabona birahenda. Iyaba hari uburyo bwa leta korohereza abantu bafite ubumuga bakenera ibi bikoresho, ni ukuvuga ngo abakenera ibikoresho bishobora kudusomera byagombye kuba bifite subsidy itworohereza. Mu gihugu cyacu amakuru aboneka kuri igihe cy'amakuru gusa, ibindi byose abantu bareba kuri televiziyo. Umuntu ufite ubumuga bwo kutumva ntabwo yabikurikira, yakurikira amakuru gusa. Ikindi
umuntu ufite ubumuga bwo kutabona burya ntashobora gukurikira filime. Hari aho usanga filime zisobanuriye umuntu ufite ubumuga bwo kutabona, ku buryo uba ufite igikoresho wakumviriza bakagenda bakubwira ibyo bakora batavuze. Ntabwo ari kuriya basobanura filime z'icyongereza mu kinyarwanda, kuko filime uko bazisobanura kuriya ni ukuvuga gusa ibyavuzwe, ntabwo basobanura ibyakozwe. So niba uvuga yicaye mu mazi, jyewe sinabimenya, ntabwo namenya ko ariho avuga yicaye mu mazi, kereka ageze aho akagira icyo avuga gituma nkeka ko bishoboka ko yaba yicaye mu mazi. Cyangwa se niba uvuga ariho agaragura amaso mu buryo bitera uwabwira ubwoba, jyewe nakumva ko ubwirwa mu ijwi rye bigaragaza ko yagize ubwoba, ariko ntabwo namenya icyamuteye ubwoba. Nyuma y'amasezerano mpuzamahanga ibihugu cyangwa igihugu cyemera, uburyo ko hari uburyo bubiri igihugu gishobora kuyemeramo. Bumwe ni ratification, ubundi ni accession. Hanyuma ubwo buryo bubiri, ratification ni ukuvuga ngo amasezerano yashyizweho, hari criteria cyangwa hari ibyashyizweho bya imirongo ngenderwaho, ibyo bihugu byishyize hamwe biravuga ngo aya masezerano azaba yemejwe, ibi nibikorwa muri ubu buryo, hagashyirwaho n'itariki ntarengwa. Muri iyo minsi yatanzwe cyangwa muri icyo gihe cyatanzwe, bavuze bati ibihugu 50 nibishyiraho umukono, aya masezerano azaba yemejwe ku itariki iyi n'iyi, cyangwa azaba yemejwe ari uko hari ibihugu by'ingenzi n'ibi byashyizeho umukono kuri aya masezerano. Icyo gihe kikagera, wa mubare w'ibihugu wasabwa gukuzura ayo masezerano akaba aremejwe. Nyuma yaho igihugu runaka gishobora kuza kikavuga kitaye amasezerano, nanjye ndashaka kujya nyagenderamo akangenga. Ariko kuko deadline yatanzwe yarangiye, ntabwo cya gihugu noneho gisabwa gukora ratification, ahubwo cya gihugu gikora accession, kiremera. Icyo gihe gikora inyandiko kikayandika ko cyemeye kugengwa n'aya masezerano aya n'aya bya bihugu byemeje. Iyo ni accession, kuko yabaye nyuma ya cya gihe cyatanzwe. Ya munani ni amasezerano mpuzamahanga ku burenganzira bw'abantu bafite ubumuga. Abantu bafite ubumuga iraje ibaye umwihariko CRPD. CRPD iratwereka abantu bafite ubumuga muri rusange, ikatwereka na bya byiciro by'umwihariko: abagore bafite ubumuga, abana bafite ubumuga. Aha naho nafashemo ingingo imwe ya gatatu. Ingingo imwe ya gatatu, uretse ko izo ni nyinshi, namwe murazizi za CRPD zo zitubwira disability, zitwereka n'ibyo byiciro nababwiraga, ariko nk'ingingo ya gatatu yo iratubwira amahame. Amahame rero tugomba kureba, amahame nk'igihugu cyasinye kigomba kwitwararika, harimo kubahiriza icyubahiro ndakuka cy'umuntu. Icyubahiro ndakuka ni ya dignity y'umuntu. Aha rero biratubwira ngo utarebye ko umuntu afite ubumuga cyangwa atabufite, nubwo iyi ngiyi CRPD ireba abafite ubumuga, ariko uyu muntu akwiriye icyubahiro nk'umuntu. Niba wabyaye umwana ufite ubumuga, ntabwo uri bumufungirane, ntabwo uri bwange kumugaburira. Hari kese nyinshi zibabaje nyinshi muzi zigenda ziba mu miryango yacu hasi mu midugudu aho dutuye. Uyu muntu akwiriye icyubahiro nk'umuntu, nubwo yavukanye ubumuga, ariko ni umuntu kwanza cyambere. Hanyuma bakayibamo akandi karongo kavuga kugira uruhare rusesuye no kwisanga mu muryango mugari. Uyu ni wa muntu ufite ubumuga bari kuvuga, ni ya mahame ndi kubabwira. Iyo turebye dusanga abafite ubumuga bafite uruhare rusesuye mu muryango nyarwanda. Tubona bafite uruhare, tubona bisanga mu muryango mugari. Turabizi neza ko twese twasubiza Yesu y'igice, haracyariho imbogamizi, haracyariho inzitizi. Izo nzitizi n'imbogamizi dusabwa gukuraho. Leta igakora inshingano zayo, abikorera bagakora inshingano zayo, civil societies bagakora inshingano zayo, nanjye nk'umuntu ku giti cyanjye, nawe nk'umuntu ku giti cyawe. Twashima aho tugeze, twashimira leta yacu. Leta yacu mu bushake ifite kandi mu bushake yagaragaje, hari ibyashyizwe mu bikorwa. Mu byashyizwe mu bikorwa twavuga, hari amategeko ahari. Leta yacu yamaze gusinya ayo masezerano,
atuma hari amategeko, hari ikinyarwanda ni iteka. Iyo uvuze ngo ubwinshi bwawe usanga byakwitwa amateka ariko bikitwa ukundi, ntabwo ari amateka nk'amateka nka histoire. Iteka cyangwa za ministerial orders cyangwa za presidential orders zirahari zidufasha gushyira mu bikorwa aya masezerano mpuzamahanga tuba twarasinye. Hanyuma hakaba n'ikintu gikomeye cy'ubushake. Ubushake icyo twita ngo ni political will, ubwo bushake leta ifite bwo gufasha ishyirwa mu bikorwa y'aya masezerano. Hanyuma abantu bafite ubumuga bagafashwa mu buryo bwose bushoboka, inclusion igakunda. Hanyuma njyewe nawe rero, ubwo no tuvuga leta nitwe, leta ifite inshingano zayo, munsi yayo societe civile bafite inshingano zabo, njye nawe dufite inshingano zacu, twese hamwe dufite inshingano zacu zo gufasha abafite ubumuga kugira ngo dukomeze tugende urugendo twatangiye, kandi twese hamwe tuzabisoza neza. Murakoze, nabashimiye. Twagirimana Eugene, ndi umukozi w'ihuriro nyarwanda ry'imiryango y'abantu bafite ubumuga NIDOR, nkaba ndi umuhuzabikorwa ya porogaramu y'iterambere ridaheza rishingiye ku muryango cyangwa community based rehabilitation program. Muri aka kanya agira ngo tuganire cyangwa twibukiranye ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Iyo tuvuze uburenganzira hari amahame twakwita nk'amahame shingiro abantu bose bagombye kuba bibuka. Ihame rya mbere ni icyubahiro ndakuka cya muntu cyangwa human dignity. Umuntu wese aho ava akagera yemerwa uburenganzira bwa muntu kubera ko ari umuntu, utitaye ku bindi bishobora kuba byamutandukanya bitewe n'uko ateye. Ihame rya kabiri ni ukungana. Kungana, abantu bose barangana, dukunze kuvuga ko bangana imbere y'amategeko n'imbere y'uburenganzira bwa muntu. Abantu barangana, ibyo bagomba byose bihabwa kubera ko ari abantu, utashyizemo ikinyuranyo. Ihame rya gatatu ni ukudaheza cyangwa non discrimination, aho abantu bagomba guhabwa uburenganzira bwabo utabavanguye, kuko iyo hajemo rya hame ry'uko umuntu ahabwa uburenganzira kubera ko ari umuntu, ibindi byose bigaragara biza ari nk'ibishimangira ubudasa bw'abantu muri sosiyete cyangwa se no ku isi dutuye, aho kugira ngo bigaragare nk'ikintu cyaba kigaragaza itandukaniro ry'abantu. Ihame rindi ni ugusa ku rwego rw'ibihugu byose, ibyo twita universalite. Ni ukuvuga ngo aya mahame ibihugu byose byagombye kuba biyemera uko ameze, bititaye ngo igihugu kiraha n'aha, bikavuga ko ibipimo byo gusuzuma ibibazo by'uburenganzira bwa muntu twagombye kutugenderaho hano mu Rwanda byagombye kuba ari na bimwe mu bindi bihugu bitandukanye. Ihame rindi ni uko uburenganzira bwa muntu budacibwamo ibice. Uburenganzira bwa muntu nk'uko buvugwa muri rya tangazo twavuze buruzuzanya. Iyo utangiye kugaragaza ko hari uburuta ubundi, ihame ry'uburenganzira bwa muntu burya riba ryapfuye, ntabwo bucibwamo ibice. Umuntu abugenerwa nk'imbumbe uko bwakabaye. Ubwo kudacibwamo ibice buzana irindi hame remezo ry'ubwuzuzanye. Uburenganzira buruzuzanya kubera ko bumwe bugenda buhereza cyangwa butegura ubundi. Iyo tuvuze nk'urugero, uburenganzira ku burezi, uburenganzira ku buvuzi, ubu ni uburenganzira twagombye kutekereza mbere y'ubundi, mbere yo gutekereza wenda urugero uburenganzira ku murimo, kuko akenshi abantu batekereza umurimo kubera ko bafite nibura ubumenyi bw'ibanze bwo kuba bahanga umurimo cyangwa bakaba bawupiganirwa nk'uko bisanzwe bigenda. Irindi hame rikomeye ni uko uburenganzira bwa muntu umuntu atabwiyambura ngo avuge ngo ubu ni bundeba. Niyo principe twita inalienability,
aho uburenganzira umuntu atavuga ati ubu ntabwo bundeba. Iyo tugarutse cyane nko ku mibereho cyangwa ku burenganzira bw'abantu bafite ubumuga bitewe n'amateka babayemo abaheza, hari abo usanga baramaze kwiheba akavuga ati ibi ngibi ntibindeba, akumva ni ibintu by'abandi. Icyo gihe rero rya hame ryo kutiyambura uburenganzira ngo ubuhe abandi riba ryamaze kubangamirwa. Ihame rindi rikomeye ni ihame ry'inshingano. Ihame ry'inshingano turisobanura mu buryo butatu cyangwa rigaragara mu byiciro bitatu. Ahambere ni uko inshingano nyamukuru zigomba kuba zigaragara ku rwego rwa leta, ari nayo ireberera abantu bose mu rwego rwo kubahiriza ya masezerano mpuzamahanga agaragaramo na bwa burenganzira. Bikaba ari ifata izo nshingano zose zo guhuza ibikorwa no gushyiraho ingamba zo kugira ngo uburenganzira bwubahirizwe. Ku rwego rwa kabiri hazamo amahuriro cyangwa se imiryango nk'uko tuvuga n'idoro. Iyo miryango hari inshingano iba ifite bitewe n'icyerekezo yihaye, haba ari gukora ubuvugizi mu byiciro bitandukanye kugira ngo bya byiciro bitandukanye bibashe kugerwaho na bwa burenganzira. Inshingano ku rwego rwa gatatu igaruka ku muntu ku giti cye, kuko tuvuga ko kugira ngo habe impinduka mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu, impinduka ya mbere igomba kuba igaragara ku muntu ku giti cye kugira ngo anabishishikarize abandi. Ngiyo incamake y'amahame remezo cyangwa amahame shingiro twubakiraho tunasobanura uburenganzira bwa muntu. Nyuma yo kumva ibyavugiwe muri iyi mfashanyigisho ku burenganzira bwa muntu muri rusange ndetse n'uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga by'umwihariko, turizera yuko byabagiriye akamaro, ndetse tukaba tunizera yuko bizagira uruhare runini mu kugira ngo uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga bwubahirizwe nk'uko amasezerano mpuzamahanga abiteganya. Ibi bikazatuma abantu bafite ubumuga bagira uburenganzira, amahirwe ndetse n'uruhare muri gahunda zose z'igihugu. Turabashimiye, mugire amahoro.